ukuri nta muntu ufite amafaranga uza kuyarata ntawe. Exactly. Nta muntu ushira amafaranga ufotora inzu. Oya. Nawe. Kete Bashabe yubakira iya nzu. Yubatse inzu ku ideni y'umusaza wamurongoraga. Ariko se ibintu ndiko oya buretse gato mwaramutse. Aba bantu bikora babizi urimo kumva biriya dufite abantu mu gihugu bubatse amazu n'amazu ntimukambwire biriya bintu byahariye. Ibintu ntabwo ko ari ibintu by'ubupozopo bro. Buriya reka nkubwize ukuri bwize kuri access ku makuru uracece kukumirwa. Wibaza ko Ivan afite inzu imeze gute mu mujyi wa Kigali? Ntabwo mbeze. Wibaza ko hano abana b'abakiri bafite amazu ameze gute? Hari abantu bapima amamiliyoni bro. None se reka nkubaze. Iriya miturirwa iri muri Kigali uyibona? Ndayibona. Hanyuma se ni yabandi? Ntabwo mbeze. Mje mutekereza kabiri nyine. Abantu bakodesha bajya kuvuga inkuru y'umukobwa we yubakiye inzu. Mwebwe ntabisobesha Imana yabahaye ntago munyara nkawe. Ko kimutabikoze ngiye ntago mfite umwanya bro ibingibi negeza ko ari n'ubutindi bwo mumite. Ngiyewe ni gute umuntu ngiye ntabwo ngiye nshobora kujya reka nze nkubwire. Urumva? Uko n'ukuri urumva? Aba bantu bikora babizi urimo kumva biriya dufite abantu mu gihugu bubatse amazu n'amazu ntimukambwire biriya bintu byahariye. Ibintu ntabwo ko ari ibintu by'ubupozopo bro. Nukuri kw'Imana kazi tuvugisha ukuri urumva? Twabonye abantu bubatse amazu barubangura bubatse mu sharing live. Ariko mutamba. Amelia Gaju Akariza aya mazina ushobora kubura ikigabo nta mukobwa ushobora kwita amazina ngana gutya ushobora kubura ikigabo so turi kumwe Sibomana Amelia ngo niba Amelia guys mutapinge screen my people mutapinge screen mu sharing live ubasha gukora kuri yo gora mpereze good morning urumva Sibomana yego ntabwo nkubeshya good father uziko nkora inkuru nyinshi urumva mbere yuko bagenza kuriya turi kumwe ngiye burareka nze nkubwiza ukuri hari ikintu buriya mwebwe hari ibintu mamutazi ngiye nkimara kugira access ku nkuru hari byinshi nagiye nceceka nagiye nceceka buranze ibintu byinshi wa mugabo we nzi ibintu byinshi namenye byinshi buriya reka nkubwiza ukuri bwize kuri access ku makuru uraceceka ukumirwa urumva yego ndabizi ntabwo buriya ndakubwiza ukuri hari abana none se nze nkubaza ikintu kimwe wibaza ko Ivan afite inzu imeze gute mu mujyi wa Kigali? Ntabwo mbeze. Wibaza ko hano abana b'abakiri bafite amazu ameze gute? Hari abantu bapima amamiliyoni bro. None se reka nkubaze. Iriya miturirwa iri muri Kigali uyibona? Ndayibona. Hanyuma se ni yabandi? Ntabwo mbeze. Mje mutekereza kabiri nyine. Gusa abanyire byo uko yere gose n'abakiri. Menya ngo mwebwe ibintu mubona urimo kumva ibi nyine nuko munetende nuko entertainment nyine nkuko muyibona ariko hari abana bakiri Sibomana hari abantu bafite amafaranga iki gihamba cyane ndabizi hari abantu reka nkubwiza ukuri nta muntu ufite amafaranga uza kuyarata ntawe exactly nta muntu ushira amafaranga ufotora inzu oya nawe sibo umbaza mani uyumbaza ahubwo agerageza kugenda ntabyerekane ahubwo njya mbona hari abantu barushaho gukomveka abantu ngo ariko ntibona ko mfite amafaranga yewe buriya nababwira bitereza akantu ku kandi kuko buriya Godfather ngewe ndadiginga iyo bigeze ku kintu bita inkuru bro iyo bigeze biti kugera ku bintu bita gustokinga inkuru mba nzifite nagukubita ama transaction hano nkakubwira ND3 buri kantu kose Kate Bashabe yubakira iya nzu urumva yubatse inzu ku ideni y'umusaza wamurongoraga ariko se ibintu ndiko oya buretse gato mwaramutse good morning my people how are you doing dore baba shenzo bamaze kugera ngamabere y'abanye nabaje kuri code muri code ngamabere y'abanyoko zabyaje kuri code na so good morning mumaze mumbwire ngo byifashe bite mwaramutse mutemuze kwayo makuru muzakomeye ariko inkuru narayikoze ariko nyine naje gusanga uriya mwana bayibereye bize mu bintu bye urumva kandi noneho n'igisaza cyari mukoreye ngiye umuntu mwiza Kate Bashabe ni umuntu mwiza ni mama naho abandi bose bagahambirwa ibya Kate Bashabe ni umuntu mwiza gute mu buhe buryo mwiza mu arafasha agira umutima wo gufasha abababaye ninde se udafasha ngiye singufasha
uranza gufata nk'abukwiba ariko bite byanyu nese nigeze mvuga kuri mubi nta bintu by'ibyo umuntu mwiza mayasi umuntu ugize ubwo bwiza bw'ubukungu musharinge space muze ntangire mu kanya abantu muri kuvuga ku nzu ya Mutesi Jolly nuko muri imbura mukoro uranga afite imyaka 50 uri kuza kuva ku nzu y'umwana w'imyaka 20 mwaje mwarondogoye batindi ku mutima Jolly kuba yubatse inzu yamaze ntabwo iyo nzu nenda kuyiraramo ntabwo Mutesi Jolly iranza zama icyumba mugende mu manike mwabonye ibitangaza ibisaza ndabona ibisaza byirukanywe mu kazi nibyo biri gutasakuza Mutesi Jolly yanzu ishobora kuba ari y'ubucuruzi ni moteri cyangwa izaba ari inzu y'ubucuruzi ku kuntu cyangwa n'amazaba that is not my business nta kintu na kimwe ntoramo ahantu muriye nabyo buriya inkuru ya Eva iyo ngiye kuyivuga bro umwana mwiza w'inyangamugayo ntazi narumva mvuga uri kumva ngo dva umva kubwiza ukuri Eva yarantengushye mu buryo bushoboka na Sylvie arabizi ko Eva yarantengushye urumva nta nubwo ngewe nzigera mubera umwana mubi ngo nze ndi mazina nzaguma kuri Eva nzaguma kuri bofre uri kumva nzavugana kanzungu k'agakene k'agatindi uri kumva ya safari w'abandi ibyo bintu yabivuyemo ntabwo yarazi ko no nya safari tombe no nya safari ngo niko Kasuku umva se ubwira ngo niko Kasuku ntabwo nyari nzi ko zongera hariya niko yakubwiye se ntabwo nari nzi ko zongera hariya ya safari uri kumva ngo twa yaje mu mukino kazi ukuntu umukino uhagaze uri kumva uragira ngo Kasuku amvuga ndebe nawe barekuye nya safari ngo nawe barekuye ngo ibintu binini cyane bakoreye nya safari bamukubise fundi uruka bro ufite nya safari ibintu byabaye urukumva ubundi umuntu bita John yakoze operation Bimana Mboka no Johnny my brother urumva afata nya safari aramuteka aramubwira ati wa urabizi ariko mwabaga buriya jambo rya nya safari tombe umva se ngubwire Johnny my brother Johnny ngo yari yicaye ku Kicukiro yambaye agakabutura gato cyane ngo Johnny umva se Johnny yari amaze gutatura umwana bita DJ Crash ariko mwabaga DJ Crash yaranyegereye urumva arambwira ati mabarira ndakwinginze nubwo naba narasambanye n'uwo muvandimwe byari bincitse ibyo bintu byari bincitse DJ Crash arambwira ibyo bintu nzamubare sinzongeye kubivugaho ntabwo wareka kubivuga kandi John buretse gato ibyo bintu nari mbihimba ajya akora nuko fata urwibutso ifoto none se kuvuga gutyo umwana bita Johnny hari akana k'agakobwa ufite ngarimo burya agakabuno karimo karagenda uragere rero umuntu bita amabanga ya Johnny ngabapfure kabaza Eva aramuzi ngabapfure ariko uyu mugabo sharuko bambwa ukwangaza bururu bya lakini kuna watu wanaogaramia mugabo uri umunyabihuha mwisi bitagira aho biba nta bihuha birimo aha ngaha Eva nta bihuha birimo aha ngaha ikintu nonerekanye bivuge urumva ubu ngubu Eva ntabwo akirakaye wenda muri la minsi kumushumika babaye Eva makuru mfite nuko wahishuriye umushuti wawe kandi yarakuriye umugabo umuntu bita Nyabitanga ari mu bantu barongoye John bambere umva nkubwiza ukuri Nyabitanga buretse gato mvugire Nyabitanga sibyo
Nyabitanga naje no gusanga nta kibazo afite. Nyabitanga asambanya John yaramaze gutandukana na Eva. Ndakubujije. Oya. Nigo umva nushaka umbwire nongere muhamagare bundi bucyama brother. Sibyo bakubwire muhamagare banza wumve hano banza wumve ibihumbi 6 by'amafaranga ya Amerika. Inde hajya mu Rwanda inoti y'ibihumbi 6. Mtoto wa Bugesera kuona noti ya 6 aravuga tanga sinabura mutangahe na 300. Uri kumva John abasambanyije Nyabitanga mu buryo kubeka ajya kumugurira n'agafi ajya kumugurira n'iki n'agafi. John ashaka kuza kwigamba muri babahungu bo muri bajya muri za Gen Z avuga ngo icyana ngo ni cyanyabitanga ngo nagikomye mu buryo bukomeye. None babahungu nabo barimo baragira gutyo hari kimwe cyeze gihamagara Nyabitanga badahasha John yatubwiye ko